Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya ariko. Ufite ubwo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Abanyituro. Goba mushire. Goba mushire. Yesu abanyituro turamwemera. Haleluya, haleluya. Amen. Amen. Lucy! Ko hamagara neza bakagira ayiwe. Lucy we Yesu Kristo. Amina Yesu umugisha ukomeye. Uyu mugeni wangara umwuka murambagije. Haleluya. Rata sekere da bete sayino bete Kristo. Yego rata. Data yari yabivuze ko bitarangira gutyo gusa. Zaburi nshya. Iteka yagiye yose nabimituriki kw'imbabazi ze ari ndende zisumba ukwezi yagize ishyanga rye iki nicyo kimara umubabaro makuba yanjye yose no mutako icyo gitumye nzamura ibiganza byanjye gushima iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwawe. Wakijije ubugingo bwanjye urupfu n'iteka ryose amaso yanjye ukayarinda amarira n'ibirenge byanjye ukabirinda kugwa mu nzira mukiza wanjye kuko wanegeye ugutwi nicyo gituma nzajya mwambaza. Mwakira abo babyeyi, ndabona ababyeyi bavunika kandi ibyo biseke byari bikwiriye kugendana n'imitwa nk'uko twagiye tubivuga. Mubyeyi murongi n'ikaze munyemera umuryango tujye juru twakirize abo bashyitsi amashyi menshi cyane n'impundu. Uwo mukecuru atambuke mu byimbo by'inyuma ndetse n'abamwambariye n'abamufashe ku ngoko yabone muze mwakire abo babyeyi be gukomeza kuvunika. Hanyuma abo babyeyi nyine bafite ibyo biseke batambuke. Hano hari imyanya ingahe? Mwegereye turebe, 1 2 3 haze batatu. Abo babyeyi haze batatu. Gukiranuka no guca imanza zitabera, ibyo nibyo bikuranga mwami.
urashoboye kandi ngiri gushakira ndetse n'abangwa mu ntege bakomeza bashakira bari abashyitsi bacu imyanya. Nsabe wa mwuzukuru w'uruzungu ni nyabune iyo mbyino ntize gucubanga. Rwose bumuritse umuryango mugari kandi inshuti za data, reka nongere mbabwire yuko mudusanze mu gitaramo cy'umubyeyi dukomokaho Mushoza, kandi ayo ni amateka niko twabisanze. Nanjye mvutse nasanze mu muryango w'umubyeyi sogokuru Mushoza haba igitaramo turi bazima, izina ryawe nirihimbaza. Uyu munsi wawe turemeye kugira ngo tuzawubonekemo, tuwugiremo ibyishimo bitavugwa bidasanzwe nk'umuryango wa Sirasi. Turagushimiye. Ngaho rero tubonye abashyitsi, tubahaye ikaze muri iki gitaramo, ariko ikaze ya mbere ni iyawe nyakubahwa, ngo uzubane natwe kandi utugire kuko n'ubundi usanzwe utugira. Ngaho rero turasenze kugira ngo yaba ibiganiro by'abasaza ndetse uru rugo rufite byinshi, ibinyobwa, amafunguro, Mana turasabye kugira ngo bitunganye kandi bize kugwa neza imibiri iri hano, nawe ukomeza gutunga ubugingo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubyizeyemo, amen. Murakoze cyane, mwongere mucakabugi. Mubyeyi ntatebye ntanarondogoye, nyemerera abo twakirire umushyitsi utugenera muri iki gitaramo. Arakoze umuyobozi w'igahunda turimo, cyangwa se mu yandi magambo musangizaho amagambo. Imana y'amahoro imumugisha. Ngira ngo yabivuze byinshi koko, ubwo yabwiraga umusaza Murungi ati umusaza mugenzi wawe mu gitaramo n'abandi basaza, ngira ngo ntabwo yakoreshaga ko Murungi. Usanze koko twicaye mw'iri hema ryiza, nk'ubu bwatsi butoshye, turimo tuganira nk'umuryango. Tujya tujya mu muryango wacu rero tukicara tukaganira tugashima Imana. Ngira ngo byarabizi ko turi abakirisito, babonye ko umuhungu wacu atangiza isengesho n'ikiranga ko turi abakirisito. Yabahaye ikaze kuko mugeze mu bikingi by'amarembo yamwavunyishaga, ariko aragize ati rero nk'umusaza uhagarariye umuryango, gira ko wongeraho. Nagira ngo wigire ejuru, murabizi ko turi mu bihe bigoye, nta mahano yagwiriye isi, ntawe utazi igihe turimo. Ubundi tuba twabaramukije mwese nk'uko bigenda, ndetse na Murungi bwe ntakamuramukije, ariko muzi ko turi mu bihe bigoye kandi biruje, isi yose isangiye ikibazo cyitwa COVID-19. Impamvu n'umutabonye tubaramutsa, ntabwo twahinduye wa muco wo kuramukanya, ahubwo twiga kubana n'ibihe. Murungi rero hirya hino rwose tugire gutya kwa kundi leta y'ubumwe yadusabye ko twabigenza. Muri make rero ubwo ndakuramukije mu izina ry'umuryango mpagarariye, ariko nubwo ndamukije Murungi, namwe muzamura ibiganza, namwe mubaramutse. Amashyi menshi cyane. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murungi rero yumve mu ikaze, turakwakira mu muryango hano wacu. Ngira ngo usanzwe ugendamo, si ubwa mbere si n'ubwa nyuma, ndabizi neza kuko turi inshuti kandi dusangiye ubukirisitu. Ubwo rero ndabizi urugendo ugenze ntabwo ari rugufi, sinabyemera ko wongera ukajya mu byicaro byawe ntarabanza ukwakira ukuzimanira.
kugira musabe wa musore wacu rwose data banyiratebuka baje cyangwa ukundira rwose umberayo urakoze urakagira Imana. Ndagira ngo rero Murongi nzi ko urugendo wavugaga ntugenze ni rurerure ntabwo ari rugufi ndaruzi. Nagira ngo banze uyu mugabo witwa Kanyoto banze umutsirike bamwe bajya bavuga ngo ni ukumwica ariko ntajya apfa. Ubwo rero kugira ngo rero rwose banze umutsirike numara kumutsirika ubundi wicare mu byicaro byawe byiza, ubundi dukomeze dutarame, dukomeze tuganire, dufashe muri iki gitaramo turimo. Nagira ngo wigire hino sura wanjye nabyibishye yabisengeye aho umuntu rwose ntugire ikibazo. Nagira ngo rero muhereze sha muhereze umusaza dore rero ni bwa buki tujya twakiriza abashyitsi bacu baje batugana. Nagira ngo rero tugire dutya ababyeyi mubabera amashyi menshi cyane. rero mwicara mu byicaro byanyu mutekera hari umusaza imbere sha mujye musoma mwongere mucurure ubundi mudufashe mu mwanya turimo w'igitaramo turimo rwose ntugire ikibazo. Ibyo kukwakira birahari, ibyo kunywa birahari, ubundi twibanire muri uyu mwanya. Ni cyiza kugera buriya dushobora no kubasasira mukaza kurara ubundi tukiganirira. Iyo mve mwikaze n'ubundi barakoze cyane ababyeyi. Reka mbasabe mwongere muntize amashyi tubashimire baganira neza kandi nibyo koko mubyeyi Murungi iyo ntabwo data akwakira urubanza witsitse muriho. Nagize kubona utigeze usoma sinzi uri impamvu nuko sinzi rwose. ubu mwareka mbanze nsomeho ubanza umurabire hanyuma nawe atsinsimura ongera ucurure. Nyango ni yayindi ntabwo oya ni yayindi ntabwo tujya duhindura uko tudahinduka kuri wa mwami wacu Yesu niko tutakora n'icyo kintu. oya bimeze neza rwose. Urakoze Imana imuvujisha ahubwo bimeze neza. ababyeyi barakoze cyane. hanyuma igihe umubyeyi Murungi ingingo nyinshi cyane muri iki gitaramo cyo gushimira Imana. icya mbere musanze dushimira Imana ko yarinze umuryango Imana yabanye natwe iduha umugisha turabyara hungu na kobwa yewe tubyaza amashyo hanyuma abana babona amata yewe turashyingira abasore bacu turabasabira dushingira abakobwa. Ibyo byose ni byiza Imana yagiye dukorera muri uyu mwaka twari turimo tuyishimira mubyeyi Murungi. Hanyuma ndabona undeba ahari ukagira uti muri iki gitaramo serutsemo waretse nanjye nkakigira mu ijambo rarihorana. Murakoze. Umusaza turabashimiye uburyo mutwakiriye neza kandi koko dusanze muri mu gitaramo dusanze muguwe neza kandi tubashimiye ikaze mwaduhaye mu gitaramo mufite kuri uyu munsi. Ariko reka nanjye nongere mbanze nsabe abo twazanye bahaguruke tubanze tubasuhuze natwe umuryango w'umusaza Rubuguza Pauline n'injiramo rero reka tubasuhuze mu gihugu cya izina rya Kristo Yesu. Amen. Murakoze ababe baciye akabugi. Hanyuma mbasanze mu gitaramo mwinikije muguwe neza kandi ni byiza koko basanze mufite intego nziza. Ariko umusaza yambwiye ngo nimpagera icyo
itaramusinze kurebera ahubwo nze kugira icyo nkora. Umusaza yarakize yigeze kucyumva ariko aravuga ati ntugendera aho, ahubwo nuhura n'umusaza mugenzi wawe uze kumuha inkunga kugira ngo igitaramo kirusheho kuba cyiza. Ubwo rero reka nsabe banyegereze hanyuma mwakira inkunga y'umusaza. yari inkunga kugira ngo igitaramo kirusheho kugenda neza. ntabwo byoroshye ngo iyi ni inkunga baduteye umuryango ndumva oya data ahubwo iyo ni intwererano. Murongera agira ati umusaza yantekeramba ikibindi ati ugende utwerere barakabyara byaje inka umuryango ahubwo umuryango twakirira intwererano yawe mwafura mwe n'amashimeje kubera kwa ibitambo byacu umuhungu wacu tubibanamo rero amaze kumenya umuryango wacu ukomeze wari utangiye uti umugabo udutera inkunga arabona tutifite kuko turifite turihagije ahubwo ariyo mpamvu umuryango wari ugize ikibazo ariko intwererano burya inshuti ziratwererana kandi zigafatanya muri byose zigahana amaboko cyane nibyo. umusaza rwose iyi ntwererano turayakire kandi turayishimiye rwose kugira ngo tubamye reka tubaha amashyiko intwererano tuyishimiye kandi tuyakire. arakoze cyane umubyeyi Murongi kandi koko uko niko umuco wari uteye kuva na kera na mbere. umubyeyi data urabizi yuko iyo umuntu yagiraga urubanza ariko abiki gihe bagira ngo ni urubanza rwo mu rukiko oya ni uguke abantu ahubwo akagira ibirori ibyishimo hanyuma abantu bagatarama nka gutya yatumira inshuti cyangwa umuturanyi hanyuma umuturanyi cyangwa inshuti y'umuryango ikihina munsi y'urugo mu rutoki rugari hanyuma bakarebamo ikigejeje igihe cyeze bakagitema hanyuma bakagitara hanyuma kigashya bakakenga hanyuma bakazana umutobe bagatura. ubwo niko yarabigenje n'uko nguko turayakira iyo ntwererano bayakiriye. hanyuma datunyemerere nigeze kubona umubyeyi Murongi aragira ati nyabune ntimutume nteba ati ndacyafite byinshi ku mutima kandi ndabona kureba cyane ahubwo ariko baza munaziranye bareba ibintu rero tumenye icyo ashaka kuvuga rero uko ngeze uranga ntuzi yuko bagize bati imfura ingana na se ese mama iyo mpamvu iyo nza mugenda nza mpinguka niko kuri batojwe neza n'ukuri uze kumumbwira uti najye ijuru Murongi jya mbere oya sindinda. Hanyuma nibyo koko uko umusaza yantumye nabwiye ko ndi intumwa nkuru ariko uko nabasanze mu gitaramo kandi nkasanga muguwe neza niko nasaba kugira ngo nihaza kuboneka akanya muze kumbwira hanyuma nanjye ngira icyo mvuga mu gitaramo. Murakoze. urakoze. ngira ngo uriya muhungu wacu yavuze ijambo aravuga ngo usanze turi ku ngingo y'ibintu byinshi byigwa tugendeye ku byo dufite ntabwo ako kanya waza kukabona ahubwo bitewe n'uburyo tuzi umuryango wanyu natwe iyo tuwugezemo ntacyo tubaburana tukibasabye ndumva nasaba umuryango niba ubyemera nanjye ndi intumwa y'umuryango uriya umushyitsi ni umuntu ukomeye umwe yaravuze ngo umushyitsi ngo arishe iki wabyumvise nabyumvisha rwose kandi imbuto ibaza umuntu wahinze akavuga ati nzatera imbuto ariko umushyitsi yaza akagira gute akayimwakiriza urumva ni ikintu gikomeye cyane akayirya rwose akayirya pe nshatse kuvuga rero ngo icyari kigoye ni ukubaha ikaze cya kabiri cyari kubakira
cya gatatu cyari kuba umwanya wo gutanga intwererano. Ndumva runasaba umuryango bitewe n'urugendo rurerure mwakoze muza umuryango wacu, umuryango mwakwihangana, ndasabye sintegeka tugaba dusubitse ziriya ngingo zindi tukabanza iya murongi tukaza gukurikiza izacu. Murabyemera? turabyemera nta kibazo. Murongi ndumva yisanga umusaza naranize hanga arambwira ati rwose turabyemera. Ubwo rero ariko tujya tugira ngo reka mbaze n'uyu mubyeyi uri inyuma yanjye, turabyemera. Ndumva ntacyo narenzaho. Abana bo mu muryango ngira ngo babe imbere buriya babivuze ntacyo twarenzaho. Murakoze. Urumva ko bemeye za ngingo ko bazisubiza bakazishyira ku ruhande bakagira bati icyahagurukije mu rungi n'umuryango ungana gutya dufite amatsiko yo kucyumva, twe turahorana tuzaganira ibyacu, reka tubanze ingingo ye, ibyacu n'ibyaza gusabwa tuzabisubiramo. Yego. Ngaho rero komeza rwose ntugire ikibazo jya mbere. Murakoze. Ibyo koko mwari mumpaye kugira icyo mvuga, ariko nanone nta mata mu masasa abiri nk'igisigati, ntabwo navugira ku busa. Umusaza yampfunyikiye, ariko ntabwo ari byo ngo yampfunyikiye amazi, ahubwo yampaye ibintu bizima. Uzi uko mwabanye, uzi uko agira ibintu bizima, ngaho mwakire. Arya byitwa muke. Ara kugenda umuntu asaza rero asubira inyuma gake gake no guhuma. Urareba byitwa ngo ki? Umutsama. Data Yahina umuhungu wanjye ndebere njye ndashaje n'igikiri mutoya ndebera bino igira hino. Dore niwe uhiruka no mu ishuri vuba unasoma ibyanditseho, ngemeruka yo kera. Reka yarabyize, yarabihuguriwe kandi kurushaho. yewe Kandi aracyafite amaso areba neza. Boro Karame. ubuki n'ubwaye Ubwo buki. buturutse he? Ubwo buki ni inyengo y'iwacu. Iwanyu harya ni mu majyepfo, ni majyaruguru, ni burasira, ni burengera, ni bwanacyambwe, ni hehe? Ni Bwanacyambwe. Data nyemerera ubuki mbanze mbukureho urupfuko, maze murongi abanza gusogongere. Namara kubusogongera nigize kumva agira ati nta mata mu masa asabiri nk'igisigati, ubwo wasanga hari ibindi. Reka banza risasire iryo jambo. Ijambo nawe ndiretse abikwiye asaba muri risasire, ariko reka nsabe bashiki banjye banzanira udukebano. oya pfundura umutsamba Mbwirire ba bakobwa kwisomeraho naho ibyo saba ibisigati byo banzanire uto dukebano. isigati byo twarabihinze nawe yitonze. Murongi we Karame. muraho se hakurya iyo ngiyo? Turaho turashimira Imana. Abonye akavura. Imana yatugiriye neza. Yego. Yaduhaye akavura. Tuguwe neza rwose. Muguwe neza. Ivumbi ryari duhitanye. Yego. Ariko Imana yaradutabaye. Cyo kinyaga cy'icyorezo mwa igitsinze mu kigejeje. Turimo kugenda tugitsitsura gake gake. Kuko twizera ko Imana izabikora. No kubahiriza amabwiriza ariko. Yego. Ni byiza. Atwe no kuba karako. Ubona ko ikirere kimeze neza rwose. Urakibona. Hariho agahehere hameze neza. Mpamvu duturanye n'ahantu hakurya hari ibiti bweramvura. Ujya wumva? Njya mpumva. Dore n'inyuma iyo nuko iki gikuta gihari ko buri hindukiye gato ugahaguruka ubona agasozi kari hakurya hariya. Ariko nta kibazo. Nta kibazo.
hakurya hakitwa i Gasabo. dusanzwe dutembera inaha tukahabona Yego. nta kibazo rwose. Amayi none se ko ubuki ko mbona buguruka amashimo mu kigeranya ko mbona urupfuko rugurutse urusoma hura bimenya ni ibintu byiza cyane. aya mayi reka mbwire mukuru wanjye bazi rwose utibwire abashiki banjye banyiratebuka baze ko uyu muhungu ubanza nawe ahantu babupfundikirira ko ahakora nabwiye ko yabyize umuryango upfunduye ahakora nabibonye yaranabihuguriwe. ni umuntu ukomeye arakaze ntabwo yoroshye. Imana yaramukomeje. yaratojwe rwose. nturebe uko arimo kubikora. ese ko nta mushyitsi ahinda ko adashaje ugira ngo shaho biriya ntabibashanye. oya nibyo. tuba tuyihinda umushyitsi twebwe twabibasha. ko mbona butukura se ni ko bw'iwanjye bumera. yari kuraza kumva uko bumeze rwose. ni bwiza buraryoshye. hanyuma reka nsabe umubyeyi murungi ajye ijoro igere ijoro umubyeyi. hanyuma ntabwo ari bya bindi bituma umuntu agenda yanika umunani. reka reka iwacu se birahagera ko ahubwo ni ibyo kwa Yesu. ngaho hereza na data shaho. meza hano shaho umusaza hari murongera agira ati ntiwampfunyikiye amazi mbanze bundi nkuru isubirire mu mirimo yakira da banza busomeho butantembagaza reka mbanze ndebe ko nta kibazo. ndabona nawe abureba ndabona nta kibazo. ko mbona wawutinye se nanjye nsomeho. urafata mu kuboko uretse ndumva ko numva umugote. oya ni kakavumbi karimo karamanuka cyane. karimo kugatsitsimura karimo kugenda kamanuka. semuru wabwiye data utezakwe urabona igihe wahereye usoma washaka kuja wa musaza we byaryohanye. noneho ikibindi cyose tukiguharije wari watuye data sako ariko ajya vuga soma. tangera buki umusaza baya usome neza ubu inyengo ni yayindi nagize ubwoba bw'ubusa kumbe ni wa mutsama ni wa wundi reka amashyi menshi cyane amashyi menshi cyane rwose. umubyeyi murungi data iyo agize ati inyengo ni yayindi ati burya ni umutsama biba bishatse kuvuga ngo ntugasitare. yego ni bizima. oya ni bizima rwose. ni ukuri kw'Imana. murakoze. reka njye imbere. umuryango wacu dufitemo umusore w'ingaragu ariko atigaragura mu byaha. yasanze data aramubwira ngo sinkwiye gukomeza kuba ingaramakirambi. data ubanza abantu bagendanye na murungi batari rwose ibyo avuga ntabwo ashaka ko babeshya ko cyabazanye. abantu bagendanye na murungi nyabone nimuze umubyeyi wabaga muhuje icyifuzo cyamwazanye mu rugendo. turagihuje ahubwo buriya baricaye barimo kuvuga ati reka turebe ko cyaza kwakirwa neza. buriya noneho nikitakirwa neza baratureba nabi. oya basanzwe bareba neza n'abantu basenga Imana. none se ko mbona baturakariye kandi umuntu asabye rega burya bivuga ko ari buhabwe arashimira. ndabona rero izo ndoro sinzi ko ziri bubyara umusaruro. abantu b'Imana barareba neza ahubwo reka mbabwire ariko mwebwe ariko ndabona bareba neza. Nubwo ari rwose nubwo zikuriye umugabo ugira amwenyura neza uyu bamwegeranye
ibyo twashakaga umugabo aravuga ibintu byiza umuseke yewe data wumvishe Murungi papa namwumvise rwose ngo bafite umusore yego ubuhinga makiramba ariko utigaragura mu byaha mbabona twe tubyigaraguramo nanjye kubaza ahubwo unhanzeyo niba bagasanga twe tubyigaraguramo icyo cyari cya ingaragu navuze ko ari ingaragu ese iwacu zira ariko ntizibyigaraguramo nibyo rwose nta nubwo icyo kintu twagitekereza kandi tuzi ko muri abakristo yego muri abantu beza murakoze Murungi rero bamwishe umuhungu wanjye namwumvishe data bamwishe ingingo bavuga ajya kuvuga ngo yazanye ubuki ntabyo bize none se uriya mukobwa niwe isi gisigati nanjye ubwo ndacyari kwibaza cyaba ndimo kumva ariko buriya data ureka dukomeze tumutegera amatwi yego hanyuma araza kubikebanura neza igira umurongo yego maze n'abo babyeyi bakugaragiye baze kubyumva neza ako nitwanamurenganya twasanze ari umugani wacu ntabwo ari wakoze cyane humura buri wese abantu bivuga ibintu byiza nta gusa nuko abantu bakunda kugenzura cyane ariko nta kibazo uragira uti waje hariya ngo uturutse mu muryango wandi yitwa Pauline umuryango wa Pauline umuhungu akaboko wa Pauline se yego okay Murungi rero karame uragira uti ndasaba umugeni kandi njyewe nawe nzi ko duherukana mu minsi ishize uza mu muryango wacu ndabyibuka no gusaza no kunganira nabwo utagira ngo hari ikibazo kirimo ndabyibuka ko mwaje mu muryango wacu icyo gihe twari bakeya kwa Yesidori nawe uri kumwe n'abantu bake bari bake icyo gihe urabyibutse wagenzwaga n'iki icyo gihe no gusaba irembo no kugira gute gusaba irembo waba warabihawe se nararihawe urabihawe akaba se ari we mugeni usaba wasabiraga irembo cyangwa undi uje gusaba wundi ku ruhande oya ni wa wundi urakoze cyane nk'uko Murungi bivuze turabwira wenda abatari bahari mu minsi itambutse mu muryango wacu Murungi yarahageze koko nk'uko abivuze agaragiwe n'abantu batari benshi kandi batari na bake batubwira ko baturutse mu muryango wa Pauline baryo mpamvu nari mubajije nti umuhungu ni wa Pauline koko nzi ko ariwe twemereye irembo bavuga uti nibyo icyo gihe rero ubwo yahageraga twari bake ariko udusaba irembo tugusaba ku mukingi by'amarembo kwashyira ingata tukubwira ko kitiri kimara kugeza ingata zigeze hejuru tuzasubukura gahunda ngira ngo urabyibutse nk'uko rero yabivuze mwabyumvise ko kujya badusabaga irembo icyo gihe twari mwemerera kuriya tubakubwiye ngo uzagenda ugire gute uzagire gute uzatebuke akaba rero yaragarutse muri ubwo buryo niko bimeze urasaba umugeni mwabyumvishe umuryango wacu twabyumvise ariko dufite ikibazo giteye gutya ese uwo mutsamu yazanye niwo yabashe gusabiraho
umugeni. Ikibazo mfite n'icyo ngicyo. si bizongo tubaze n'undi ubwo ngubwo. ariko twaje twikwije kandi hari ibyo twazanye byaciye mu gikari, twaje twikwije. oya data reka papa mutoya ntagire impungenge. Hanyuma Murungi yaje nigeze kubivuga mvuga nti abakobwa n'abasore bacu barebe Murungi ndabona yaje yitwaje imitwa, hanyuma bamwakirira hariya ku byinyi by'amarembo, ariko nanone aza afite intwererano y'umuryango aradutwerera. Hanyuma kiriya kibindi ni icy'umuryango wa Rubuguza Pauline. Nibamara gusoma kuri iyo ntango bakumva yengetse uvuge iriri ku mutima, hanyuma icyifuzo cyawe cyakirwe. Si nk'uko muru Ni uko nguko rwose. Ariko umuhungu nuko ari umuhungu wanjye muzi neza bamushinjije icyaha cya ruswa. oya data reka icyo mbereye hano ni ukugira ngo ntibane ibintu hanyuma turushaho kubyumva neza data. Urakoze urakabyara byaje inka. Yego data. Urakoze umuhungu wanjye. Ariko uriya naza gufatirwa kuri uyu musamu. Reka turenge umutsama turebe ubuvandimwe dufitanye n'umuryango cyangwa n'ubucuti. Agira ati turaza gusaba umugeni mu muryango wanyu, ariko tutarasaba ko wenda mu muryango bavuga bati saba. Uratwizeye udufitiye icyizere cy'uko umugeni wasaba irembo yaba agihari? Yaracyahari. Nagira ngo numva kutatwizera ngo ndabizera cyane rwose. Urakoze. Icyifuzo rero wagitanze, igisigaye ni umuryango. Nk'uko uhagarariye umuryango mpagarariye indi, ntabwo ari byo utanga abageni. Rero ndi intumwa y'umuryango, nserukira umuryango urantuma, ariko iyo bigeze aho ngaho bibi by'umuryango wacu Esidore. Rero umupira uri imbere yanyu, niba mwemerera ko Murungi asaba akore kamera hirya hariya kuri hereza se wabo hariya uriya musore uri ku ruhande rwose. Akira wabyumvisha ruhare. Grafureri turabyemeye. Abakirisito rwose ni abakirisito beza. Kubera ko birivangu ni yego cyangwa hoya, uzi ko ntabwo ukata ku ruhande. Umbarize na ba nyirasenge Ariko uya bamuba bugufi. Jeje ndabizi ko nawe umwana mufite w'ijambo. Turabyemera. Erega twabisengeye Imana ibirimo rwose. Ikigaragara ubanza muri abanyamasengesho. Kandi buriya inkweto iyo yabaye imwe, mwarabuze ngo amata yabyaye iki? Yabyaye amavuta. Urasi yareba suka wabona ko yabyara amavuta. ubonye iki runge cyabanyanya ko byakunda. Ariko bagiye bati turagira duti turabyemera. Amatwi ndumva nawe yashyize hafi. Baragira ngo turagira dute? Turabyemera. Kugira gute? Gusaba umugeni. Ese papa Karame. niba abashiki banjye bose kuva kuri wa wundi ngwa mu ntege kugeza kuri bucura, Niba ashaka kubatwara bose Brega tumereka za kutubwira washaka muri bo. Se muru aze kubivuga neza da uko nagize ubwoba ngo bose urabatanze. Reka. Arabizi ko dufite benshi kandi beza. Ubwo rero uwo shaka maraza kutubwira turebe ko bishoboka. Nibyo murakoze. Yitwa Mukandayisenga Rusi Munganyinka. Yitwa Mukandayisenga Rusi. Ariko umwana witwa neza we. Mukandayisenga Imana. Akitwa Rusi.
umukobwa watonye ku mwana ngiye kuzura umwuka yanze kugira gute harya uri mu karusi yanga gusiga uyu mukabi bahumbahumba mbega rusi we Yesu Kristo amina Yesu umugisha ukomeye uyu mugeni banzara umwuka wamurambagije nibyo niba amazina ngo arankora ahantu nturengaho naho ngaho kabisa papa ndakumva muhungu wanjye uzi ko ushaka gutuma mbora igisirimba ceceka ndumva ibintu birimo bifata ahubwo reka twumve mu rugi mumbwirire ibisabwa murungi we mumbwirire ibisabwa ngaho saba ntako twajya uzi ko ubuze wese nkashaka guhanura ahubwo se urumva urabutse wabaga waza gufata wa mugabo wagira bagahanura wagezeho bagahanura igera hafi hano ndabona batuzaniye n'amasuka atige juru ariko buriya waje wikwije koko iyi ni rugori rugori rw'ababyeyi niyo guhingira ubwatsi rugori rw'ababyeyi ndabona rugori rw'ababyeyi ndebera wa mugabo ni rugori iyo ni rugori ongera ziravumera inka we niyo ntijya igenda yonyine wabyumvishe ngo ko ariyo ntabwo igenda yonyine ko mbona sindi y'icyozi nayo iyo ni cyoze ikibazo kigira gitemwa akabyarana cyoze cyogera inka cyose cyogera inka akagira imana n'amafaranga ndebera ngo iyi ni cyose cyose ibyo ndebera neza uracyabasha kureba nta bindi wongeyeho turavumera inka we amashyi ababyeyi baracyafite umuco Imana ibaha umugisha bakoze gutanga impundu nibabongera ndi akose ko nta gaki mwakabyara aka ni akamashini ko guca ubwatsi iyi ni nta joro ku mutunzi mbabarira nkubaze nako guca ubwatsi kwahira ubwatsi si ubwo ntiwagize ngo ni n'ikibazo ahubwo ko ndeba naringize ngo ubwatsi tugiye kubuca mu gihugu twari kuzazigira agiye kumusubiza iriya cyozi yogera inka rwose naje gushanga si ubwo ariko bwira umugore we mutaragera kure naho nako kwahira ubwatsi nako kwahira ubwatsi urakagira imana wari ugize uti nta joro ku mutunzi hereza data nibyo koko ariko nta joro ku mutunzi papa inyana iyo zabiye ndi bugufi bwawe urambwira uti fata nta joro shawe usimbukira aho munsi y'urugo kumurwanya suri byabivuze neza nuko byavuga ngo nta joro ku mworozi reka ariko arakoze yabimenye twebwe ko tworoza abantu yani ku mutunzi agiye rero ugakoresha muhereze niwe njya mbwira ni nyarukuru uko bigenza dore zirimo zirabira naka wabibonye kubona barimo kuza n'iyindi se nacyo ni igicuba yego cyo kudahira ikiriye se ni ikibumbi habanze iki se zadahira nta kivumbiro urakaje ngo ni igiki ko mbona ari ibase se icya subizayo kizungu atakitwambura wakacyarumbabarira uriya mugabo agira amahane kizungu erega papa n'iwacu ntabwo kizungu ntigihagera ahubwo icyo ni ikibumbiro ni icyande muntu ni icyawe cyangwa ni icy'undi muntu kizungu ni icyawe cyaba gisabye kizungu ni ikibumbiro cyawe utuzaniye
none iki kibumbiro rero ni icya kijyambere. afite ubwoba ko uza kuduha n'inka za kijyambere. Oya. tugakubitirwa ahangaha ahubwo mujye ku marembo. hanyuma se murungi hanyuma ikibumbiro cy'umuco ukaba ugiciye nyine twakira ibya kijyambere. Iki ni icy'umuco rwose. Ahubwo kubera iterambere. kubera iterambere. ubundi kera hariho ibumbiro ariko kubera iterambere abaveterineri baje gusanga ngo hari igihe zashokaga zigasangamo imisundwe. hanyuma iterambere rije haza ibibumbiro. aravuga ati dusane ibibumbiro bitazazamo ibiki imisundwe. urakabyara byaje nibyo rwose. kagira imana n'amafaranga. ayo mashina kayavuza se hanyuma rero ibyiza biri imbere yuko umuntu yimara. Iki nacyo ni igicuba. Igicuba cyo kudahira. Reka turebe nacyo ni icy'iterambere. oya icyo ni icya kinyarwanda. Ni icya kinyarwanda. Ni icyacu rwose. njye ntabwo mbishoboye dore zidahirira nguriya nshake hano tanembaga. hereza uyu musaro wawe ukiri mutoya maze ampindukirira uko abigenza hano tudahira sha turebe kombanazo hindukirira sha bereka ababyeyi hanyuma utaza kudahira sha ukampereza gipfunduye sibyo kusanze ndi umuhanga. ubona ko mwese mwabyize. ubundi iyo twageraga aho ngaho hepfo kwiriba twaba ati hejuru n'iki tukagera bati turashoka teguma ego murungi we. Yego. ako nagaciyemo ntacyo. hanyuma data rero reka mbwire abataramye noneho nawe nabona igitaramo cyagera tukinikiza. hanyuma muru karame mpamagare abataramye dutarame. yasabye buriya azagaruka bamuhe barangemeye ko asaba ubwo bashyiraho batarame ubundi buriya nta bindi. ngaho nk'umwuzukuru w'uruzungu naturebere imbyino. muro uracyafite ijambo mu gitaramo? ngaho ibintu birahari. ibintu biracyahari. biracyaza. ngaho muro komeza ugejura. nasabaga ko mwakohereza Mukandayisenga ukamwunganire. twakubwiye ngo asaba. yego. sibyo bakwemereye se? yego. none gushaka ko bamwohereza se bari waguha muryango mwamwemereye gusaba noneho mubishe ko ashaka Mukandira Rose Mukandayisenga. mwabyumvishe? yasabye yewe impungenge nari mfite zashize. yego. gihe nari nzi yuko yaraje gusabira ku mutsamu nicyo nari ntegereje kureba, ariko nkurikije ibyo mbonye mu muco wa kinyarwanda yaje yikwije ko kumuga ahubwo mukwiye kumuha amashyi. umugabo rero aje abizanye nk'uko twabyifuzaga, ariko aratangiye ati ndasaba. hano dufite abakobwa benshi, dufashije mukazana abo bakobwa hanyuma akihitiramo uwo yasabye. ntacyo byaba bitwaye.
urakoze. Ikibazo buriya sinzi niba ashaka ko Mukandayisaba aza akamureba akisubirira mu nzu, anarebeye mu idirishya ntacyo byaba bitwaye wamureberamo cyangwa umuryango, ndumva ushaka ko aza ukamureba, ariko ba nta kindi kintu umuhungu wanjye kugira ngo Mukandayisaba agera nk'akibura koko. Oya Mukandayisenga kugira ngo Rusi aseruke mu gitaramo ya mazina bahita kumwita, hanyuma agira utubyiniriro n'ibyo ni muroro nkwere bazizane mutumwinka kwa Bwajana yewe Mutoni Wase yewe niko muro wayumvisha ayo mazina. Nabyumvishe cyane, ariko nanone papa karame Murongi ndabona ageze mu gihe cye amaze kuzana imisatsi ibiri nk'iya Imana igize kumva avuga ngo bafite umusore. Uze kumumbariza nimba ntabwo mvuga ngo niwe wisabira kuko rigize kumva avuga umusore, hanyuma uze kumumbariza amazina y'uwo musore, hanyuma unamumbarize nimba uwo musore yaba ari hafi. Urakoze cyane. Hanyuma ikindi yego yagize kumva avuga ko ari umutunzi, hanyuma uze no kumukosha cyane kuko rwose, ntabwo Rusi yaseruka mu gitaramo adakoshejwe. niwacu ntibihaba ntibagenda urabizi neza urakarama. Nuko Murungi karame nabyaye neza mbyara umuhungu nyunganira kandi rwose ndamugutuye, yega n'imfura na se barangana hose avuze ijambo ryiza. Njya kukubaza niba agira impano yo kurondora simbizi cyangwa ashaka ko yerekwa, kuko ndamuzi n'umunyamasengesho. Batubwiye ko uri musabira umuhungu, kandi hano bicemwe abahungu benshi, sinzi niba mwagendanye, sinzi niba musize mu rugo ipfe ngo aragira inka, niba ari mu gitaramo cy'abasaza simbizi. None umusore usabira hariya ngo yitwa nde? yitwa Nkurunziza. Nkurunziza naryo ni ryiza. Nyemerera ngo usabe rero mwagendanye muhagurutse tumurebe, kuko uyu muryango urashaka kureba uwo muko ushaka kwinjira mu muryango. Vaya shaka kuvumbuye wari uno no kutwumviriza. Bayo hano. Nkuruzi. Ni wowe Nkuruziza? Ni wowe Nkuruziza cyangwa ntabwo ari wowe? Okay, narigize ngo Murungi yaribeshe. Murungo ni murumuna we ntabwo. None rero. Ahubwo umuntu Nkuruziza yasigaye muri ya mashyo. Ariko mu rwaje iterambere mwana muhamagara. Cyangwa ufite n'abasore bakagenda bagasimbuka. Ariko umuryango ukamureba. Ati ngwino mu gitara. Twihangane bamuhamagare. Ntacyo. Bajya bati rwose yashaka yekore. Shidika. Ngaho shidika sha. Gahoze shidiko utamuhamagara. Fata telefone mu telefone. Hanyuma muru. Hanyuma uhindukirire data mukomeza muganira. Tukatwe twiganira bagiye kuzana Nkurunziza ubundi. Hanyuma twiganira. Ngewe numva bari kubwira tuti wamposheje igihe Nkurunziza atari yahagera, habaza nkagukwera kaza namukwera. Suko umvura nyamaguru. Hanyuma simvuze ngo ndikosheje, ariko nagira ngo nkongereho hakiri kare. Ngaho ni mu nkoshe murakoze. Avuze ijambo ryiza. Wavuze ko waje wikwije kandi n'umutunzi. Gukosha ni umuco ariko ibyo tuzi ni ukuze tugukosha utazibura. Kuko amashyi yanjye ndayazi. Ko reka dusabe umuryango gukosha. Tumukoshe. Uri tayari kumukosha mushiki wawe? Uri tayari? Namukoshe. turamukosha da. Umukoshe rwose. Ikagara frere baze numve. Nimwe basaza be yavunnye murabizi. Uyu mugabo twashakaga ko atubwiye ko ari umutunzi, waje mu bandi batunzi, ariko wagiye kuduha najoro, atubwira uti iyi ni najoro ya kizungu,
ariko se niko wamaze kudukosha cyangwa byarangiye n'ibiriya byonyine? oya ahubwo reka tumukoshe ngo munkoshe. reka mukoshe reka Dufashe, mukoshe dufashe. yewe muru Karame. ibyo ntabwo mbisubiramo ndabizi ko uri umutunzi. hanyuma mushiki wanjye Rusi uko muzi udushakire inka 8 z'amashashi. hanyuma kandi ubi yego habe harimo ishashe enye zumanze umumano. wabyumvise? yego hanyuma haza izindi ishashe enye zirari nka mu mahembe, zirari imfizi mu mahembe. Zirahari rwose. Zirahari baguha amashyi. muryango udakoma amashyi. murongera umva ko hanyuma papa karame ntiwirirwe umubaza byinshi. karame ngo batahira ngo bagende ngo bajye yego ahubwo dore igihe wari uri mu gitaramo, igihe Murungi yavunyishaga igeze kumva umutahira mu rwuri atabaza. yego ntabwo ntese uko numva ikondera ivunyisha nkumva umushumba mutahira atabaza bimeze bite. hanyuma ntumayo murumuna wanjye arambwira tuzi ikintu se cyatuma gatabaza, ati arabonye ishyo ry'amagana rimanuka ku musozi, ati ryerekeza mu ruhuri rwacu, ataratabaza ngo turebe yuko haba azitayimo izirwaye n'iki. ndamubwira ari umubyeyi mbona avunyisha, nimwe muretse ry'iryo shyo ndaza kumenya ibyaryo. ese muru Karame. ni iryo shyo wari umanuyemo inka 8 cyane nazo bakumpera amashyi. muha amashyi menshi rwose. arakoze muhungu wanjye kandi Murungi nawe arakoze kuba yaje yikwije umwana umuryango mukosheje akaba azitanze. ngira ngo n'icyifuzo cyawe ari ugendere n'icyaha kindi cyo kugira gute cyo kohereza Mukandayisenga ngo azasuhuza. aza gusuhuza. oya ahubwo azumuramutse twiwacu abakobwa bacu ntabwo basuhuzanya bararamutse. Eriko se mu gihe ataraza ngo akuramutse ubona umusore yaba yahageze none ntabwo aragera. Yahageze. ngaho niyigere ijoro Jeshuru nkuru sha mbe nkuru nziza kumbona ba nkuru nziza ari benshi. turashaka nkuru nziza wenyine. Reka bakwegere. naye si kotiye. Reka bakwegere hanyuma uraza kumubona. nkuru nziza yagize ubwako ntawe urimo. nkuru nziza amashyi menshi cyane. ariko ubugeni ni bwiza ntuzasanzwe muzi. niyo bimbwira ko ariko ari uyu nguyu haruna ko yahindutse. ntabwo mba niyo njya kure. karame nakurikiranye amakuru. yego menya neza ko Nkurunziza yipimishije covid. namwe kandi mwayipimishije. muhobere wumve ko ntacyo ari barataka kuri ubu tugure ko cyane. Nkurunziza niko mfasha mu rubavuze yaho hararwaye ari barataka arimo gutaka rwose aho hararwaye. iyo arahinduka ngatuye umusore rwose umukwe wacu mwongere muhe Imana amashimwe n'abantu. ariko papa karame nubwo uvuze ngo dutange amashyi yego nibyo, ariko hari ijambo avuze ngira ikibazo. abana n'ubumuga ndabumuga se buriya cyangwa ni uburwayi? ni uburwayi kunze kuba ubumuga budakira. oya ni uburwayi. ubwo burwayi buzakira ryari kandi ubona kandi tumuhe umuntu ararwaye tumuhe umuzima. oya niwe ukwiye kumuvura ahubwo urabona ko akuri imbere ngo umuhe umuti. ese mama
ariko ni byiza umuhungu wanjye niba iwacu hashakirwa umuti nimwiha amashyi uyu mubashyiriye umuti kandi umuganga w'imyenda ngo ninde ni rwose w'imana rwose pe muru umuhungu wanjye aracyabaho harya aracyari mu rubohero ry'irihe cyari amacunda amata mu kanya niho yari ari hanyuma yerekeza na barumuna be mu gucunda ariko ubu ngubu ndumva imirimo basa nkaho benda kuyisohoza ku buryo mu kanya yaseruka mu gitaramo yaseruka pe aho bidufashemo rero niba ukoresha ikoranabuhanga niba usimbuka usimbuka simbizi ariko mubwire uti hano hari umuntu urembye kandi akeneye urushinge akagira imana hanyuma reka nisabire inkuru nziza nifashemo hanyuma inkuru nziza reka nshaka ugiwe iwacu kwa data iyo amaze kuramutsa yahera mwonye kode twibere mutsamu amuhaye reka nigeza akakuzamura hanyuma biriya byicaro nsabe pare akujya imbere pare jya imbere hanyuma hariya hari ibyicaro mu kwicara abami aho ngaho uba uhabanye na shobuja maze niwitwara neza azakugabira nguko hanyuma igihe Rusi ko hamagara neza kagira inama ayiwe uriya yanyuze ngaho mutaramye y'uruzungu wibuke yanditse iminsi yacu itarabaho n'umwe haleluya tubuka yaraduteruye itubuga ijambo rizima iratuzi ituzi neza imana iratuzi ituzi neza ituzi neza iratuzi izina amazina yawe imana iradusobanukiwe urakoze umuhungu wanjye kuko nibyo twagira ngo mugabanye umuziki Rusi umukobwa wacu twari tugutumyeho mu gitaramo wari uri inyuma mu gikari mu rubohero cyangwa se n'ucuna n'amata ariko urabona ko hano hari abantu benshi batandukanye kandi bambaye neza twari mu gitaramo rero cy'umuryango ngira ngo arubizi ariko tugiye kubona tubona haje n'abandi bashyitsi kandi beza bashorewe n'umusaza witwa Murungi warangaje imbere mu gihe rero twaganiraga badusaba umwanya mwiza wo kugira icyo batuganiriza cyangwa se batubwira barangije rero rwose umukobwa wacu Rusi baragira bati mwatwakiye neza ariko dufite n'ijambo ritugenza barangije bati turabasaba umugeni mu muryango wanyu kandi utugenza ni umukobwa witwa Rusi twumva Rusi urahari turebye umuryango dusanga ni umuryango dusanzwe duhanamwo abageni ndetse n'inka
Rusi barakudusaba ababyeyi ba masenge wawe basaza bawe barangije baragutanga bagutanze batakwanga abo baragukunda niyo mpamvu ubona hari imbaga ingana gutya tambuke mwegere umusaza Rusi twagutanze atereka mugushyikirize rwose nagira ngo murongera mugushyikirize neza sabe musaza we muretswe gatoya urongera kuza kumufasha reka banze musaza musuhuze aho murashaka umurekuye humura ntaho henda kujya araho rurukiye mukiri aturahuru aturaho abakobwa bacu ni beza bose uri wa muganga wavugaga hanyuma ntabwo ndimo ndareba neza ariko harundeba yego murugiye inka yabyaye muki maze kubyageze abisiga windekeje icara mu byicaro tubyihorere maze no kunanirwa reka niruhuke reka turekere umuhungu wanjye ibisiga birangize murakoze cyane ababyeyi mwabampereye amashyi bampaye rugari aha hanyuma reka nisabire rwema jejuru yanditse iminsi yacu itarabaho n'umwe haleluya tubuka yaraduteruye itubuga bijambo rizima iratuzi ituzi neza imana iratuzi ituzi neza iratuzi izina amazina yawe imana iradusobanukiwe aha ati nkwambitse kamari yameza amashyi menshi cyane ariko Rusi umuntu yakwambika impeta nk'iyo ntumushimire mugwe mu byano nanone hanyuma iyo mpano Nkurunziza hari impano yateguye azahereza Rusi nimuyizane ishyikirize hariya Nkurunziza oya Nkurunziza se ko ariwe wabivuze Nkurunziza niwe ukimuhata hanyuma Rusi araza kugira ati uguhaye uramuhata ngaho muhe iyo mpano amugeneye oya sha yakirize uve mu nzira aha Nkuruzi imushyikirize ayakire neza Marene nawe atambuke hirya aze kuyakira amashyi menshi cyane ngaho ni muyimushyikirize Marene maze Marene yegere haruguru hanyuma ndabizi ku Rusi nawe hari impano yateguye
azihera uwamukunze uwamutoranyije mu bandi bakobwa bose bo mu Rwanda shaka ariko mana ati sheri akira hereza pare hanyuma ndabizi neza muraza kumfasha ntabwo abana baza gutsimbuka hariya niho hari amafoto ameze neza nze gusaba umuryango wa Rusi ndabizi neza yuko Nkurunziza hari impano yateguye ariko Nkurunziza arabanza yerekeze mu muryango wamubyariye umugeni ajye kubashimira reka nsabe mukecuru wibarutse Rusi ndetse na muzehe bagejuru hanyuma habanza umusaza yegera abana hanyuma abana bakuramutse nawe baramutse kandi hera ku mukobwa wawe aturaho igikoko ati nuko atuzaniye umukwe ati nuko hanyuma utwaje Nkurunziza nyabone amwegere agira icyo yihera sebukwe aha Nkurunziza aragira ati mubyeyi uyu munsi mukwiriye kwambikwa urukinga ngaho Nkuruzi ambika sebukwe urukinga zamura umwambike rwose zombi arazifatira rimwe kuko agomba kuzimushyikiriza papa gakuru ati uyu muduhereye nubwo yagize imirimo myinshi amashyi menshi cyane barakoze cyane mama gakuru nagire vuba turimo ducuruza uburyo umwete hanyuma papa Debora atambuke abana bamuteguriye impano kuri uyu munsi nk'umubyeyi Haleluya! Rata sekere de saindo benekite. Yego rata. Data yabivuze ko bitarangira gutyo gusa ahubwo biri mu Imana. Ngaho ngirira vuba nyabune. Ndabizi utaza gufatwa na wa mwuka w'ubuhanuzi waje kugenda kuri Samuel bantu yakandagiraga mwuka w'ubuhanuzi ngo wahita kumufata. Ati mukwiriye kwambikwa isharupe amashyi menshi cyane urakoze cyane mubyeyi kamutera usubire mu byimbo aha hanyuma papa Debora wageze hariya aha papa Debora atambuke na mama Debora aha uyu abari umunsi udasanzwe ni umunsi kandi utazagaruka kugira ngo murabizi ubukwe ni kuriya no mu ijuru bazatwakira shanda amarayika bazaba bari kuvuga shanda kurahiye pe tuzaba turira igikobwa humura Imana ibirimo sha uwo rero papa Debora yahageze mwamuteguriye impano Rusi afite amagambo menshi mu mutima we yabwira papa Debora kuri uyu munsi wa none ndetse na mama Debora papa Debora najye hepfo mama Debora ajya ruguru abana mu mashyira hagati aha yego papa Debora nawe hobera uwo mukwe wawe aha uyu munsi rero abana bacu bafite amagambo y'umutima yuzuye muri Rusi aragira ati babyeyi ntabwo nabona icyo nabashimira ntabwo nabona icyo nabaha ngaho mufate izo mpano na sheri afata indi nawe niyo muyifate ndababwira uko mubigenza nawe yakira iyo ngiyo noneho na yego hanyuma mama Debora nahindukira afate kuri iyo mpano noneho muzegeranye aha ayo magambo ari ku mutima w'abana aragira ati babyeyi ntabwo twabona ikintu twabashimira mwigeze bugufiya cyane iyo foto izaze neza atari ko kuri uyu munsi dukurikije ibyiza cyane Rusi niwe ubivuga ku mutima hanyuma papa Debora nk'umusaza nagafatwa nk'ikiniga akavuga babanye igihe kirekire kandi n'igihe kirekire reka mwabera amashyi menshi cyane
aha murakoze cyane mwisubire mu byinyo ibi bintu ni byiza aha mutari mwaca akabogi rero uyu munsi ndawuzi mutambuke ngaho mutambukana iyo vino nziza Rose yiteguriye kuzakira umukunzi wiwe hanyuma mwegere kuri ariya meza hanyuma munyarutse aha muve mu nzira ngaho mwerekeze hariya haruguru mwe mugiye hariya haruguru mwinjire aho ngaho hanyuma reka turebe nibyo koko nubwo turi iwacu ariko ndabizi ibyo birahure mu bizamure hanyuma abari hano nibabona bibereye muze guhuriza hagati maze babamera amashyi aha amashyi menshi cyane ngaho muruzi iyakirire umwana nyoko mwiyakirire rwose atiyizire mukunzi ariko mana amashyi yanyu babyeyi ongera umusomye ngoko ngayo Rusi biteze umeze ko irebera umwana wasabukwe Rwema hanyuma nawe umurabesha umurabire ati ca bugufi mugabo mwiza ati nkwiriye kukwakira nanjye nciye bugufiya ariko mana yewe iyo photoshop yawe ukuntu muziza ameze nk'umwana uteta kandi gatete nuko afite gatete hariya ongera umusomye nawe musomye ati ariko bari kumvugura neza yewe Ruzi kuva waba ongera ari kongera shayiko ongera umusomye kuva yabaho yaratabona umuntu umusomya amufashe ku rutugu amashyi menshi cyane hanyuma reka nsabe nkuru nziza jejuru hari iwacu ikambere hari ameza kandi ameza ateguye na pare abaherekeze Iteka yagiye byose nabimituriki kw'imbabazi ze ari ndende zisumba ukwezi yagize ishyanga rye iki ni cyo kimara umubabaro makuba yanjye yose no mu byago icyo gitumye nzamura ibiganza byanjye gushima iteka ryose wirengagije gukiranirwa kwawe ayo mafunguro yashyitse aho ngaho ku meza yego mutari mwaca akabogi mutwereke uko muzajya mubigenza igihe tuzajya tuza tuje kubasura mu rugo kirava igiko wegereyo tanga inzira sinamukunda ngo wicenga
iyo ni imvugo y'umutima wa Rusi arimo aritakira Nkurunziza. Nkurunziza ngaho nimuterure ayo mafunguro. Rusi terura mama. Aha ngaho Nkurunziza ngaho rero icyo wakirira umukunzi. Mwabampera amashyi menshi cyane. Ati reka nguhe utuntu tworoshye. Ati nitwo ukwiriye mukunzi mwiza. Ariko mana duhe na vitamine urebe ko yasomye amata. Urumva ariko nziza keya afite shabu ese rakamuhaye mwamuberera amashyi mwakora. Aha ru mubwire ijambo cy'ishavu mubwire yuko umugabo utariye ngo ahage atabasha kubaka urugo rwa buri mukunzi rwa buri mugabo kandi mugaburire shavu urebe yuko yakwiga akamera nkatwe. Yari amaze iminsi niba ari amasengesho. urashoboye kandi urihagije. Hindukira ariko rubu hindukirira umukunzi utamureba neza. Hindukira sha umureba. Urusiza ragatira akagantu mayi n'agakikoni bakaryoshye cyane nuko yigiko muhaye. Ariko mana babampera amashyi menshi cyane. Hanyuma rero n'akaboga aho ngaho abagabo bakunda akaboga rero ku kaboga aho ngaho ni n'akaboga shaka ashoneho oye nawe uri umugabo ariko muruzi wagiye kambira umugabo sharega waje umugabo tanira amashyi menshi cyane. Aho mutakabuki aho mutakabuki ibindi komeza kubikora nk'uciye akabuki. Urakoze cyane mwiza muri uruzungu uze ngututsa iyo mbyino. Hanyuma umubyeyi kwawe ni kwiza wabanye natwe by'umwihariko wabanye n'abageni bagirira neza mu myiteguro yabo yose kugeza uyu munsi isoje cyo wagambiriye kuri bo ntuhabwe icyubahiro. Tugushimiye ibyatambutse twaje biri imbere. Tugiye kumva amasezerano yo mu rusengero bana n'umuntu wese bagazabane natwe nk'uko yatuwe umuyobozi w'umujyanama mu izina rya Yesu. Abantu zakaye C'est tout à fond.
Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Zitungo. Haleluya. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Yesu mugituro. Goba n'umushire. Goba n'umushire. Yesu yabaye igituro turamwemera. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, haleluya. Amen. Haleluya, zalapilima. Topi hana wala wala pilima. Manshimile. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.